Facebook igufasha kwegerana n'abo mu muryango wawe aho bari hose mu isi hifashishijwe internet igendanwa. Ushobora kwifashisha Facebook kugira ngo umenye amakuru ya buri munsi y'umuryango n'inshuti ndetse n'abo mukorana ubucuruzi. Amakuru aturuka mu isi hose cyangwa ibyamamare ukunda akugeraho. Yewe, n'iby'amakipe ufana ntibigucika. Facebook izwi nk'umwe mu miyoboro ihuza abantu. Hari indi miyoboro nkawo ikorera kuri internet. Gukoresha amagambo, amafoto na video, ushobora kuvugana n'umuntu umwe, itsinda ry'abantu bamwe cyangwa amamiliyoni y'abantu mu isi yose. Ariko ugomba guhora uzirikana ko Facebook nta kihisha. Muri make, abandi bazabona ibyo ushira kuri Facebook. Ushobora kugera kuri Facebook ukoresheje internet kuri smartphone cyangwa feature phone zawe uciye kuri www.facebook.com. Hakurikiyeho gufungura konti ya Facebook kugira ngo inshuti zawe zibashe kukubona. Shiramo amazina yawe y'ukuri, itariki wavukiyeho, nimero yawe ya telefone, igitsina, hitamo ijambo ry'ibanga ryoroshye kwibuka. Uribike neza, winjizemo kode ikwemerera uhabwa muri SMS cyangwa kuri WhatsApp. Kanda winjiremo. Ubu rero ukeneye kugira abantu ushira kuri konti nka friends bawe kuri Facebook. Hitamo ikimenyetso cya friends, ushaka amazina y'aba friends bawe, maze ubongereho. Buri mu friend wongeyeho azabona ubutumwa bumusaba kwemera kuba umu friend. Uyu mu friend wawe niyemera ubusabe azabona ibyo ashira byose kuri Facebook igihe ayikoresha, kandi uyu mu friend azabona ibyo nawe ushira kuri Facebook. Konti yawe ya Facebook ubu iri tayari. Ubu ushobora gusangiza abandi amakuru yawe n'aya business yawe. Ushobora no kugira icyo wandika mu mwanya wanditsemo ngo what's on your mind. Ushobora gushira ifoto cyangwa video ukanda ahari ikimenyetso cya kamera. Ushobora guhitamo niba wifuza gusangiza ibyo ushira kuri Facebook aba friends gusa cyangwa buri wese. Bivuze ko byose biri ku karubanda. Kugira ngo ugumye utekanye kuri Facebook, ushobora guhitamo uwo wifuza kuganira nawe. Ukanze kuri iki kimenyetso, ushobora kujya ahagana hasi handitseho ngo privacy shortcuts, maze ugahitamo ureba amakuru yawe ushobora kukwandikira cyangwa uko wahagarika runaka wakwandikiraga cyangwa warebaga ibyo ukora byose kuri konti yawe. Niba ukoresha Facebook, uzakenera kugura bundles za internet muri sosiyete ikugezaho serivisi z'itumanaho. Bimwe mu bikorerwa kuri Facebook nko kureba video, kumva umuziki, gushiraho cyangwa kureba amafoto bizakenera bundles nyinshi kurusha kugira icyo uvuga ku makuru anyuranye cyangwa gusangiza abandi amakuru yanditse. Muri make birahenda. Internet igendanwa igufasha byoroshye kugumana n'inshuti zawe